ntacyo ngaha tubwire ku bigendanye n'umuntu, udusobanurire niba uri umwarimu watubwiye ko wize muri kaminuza kandi ufite ubumenyi bugendanye na siyansi, ngaho dusangize kuri ayo mateka. Amashyamba imenya guhagarara hashize amasaha make igeze ku isi. Dauphin n'ubundi bwoko bw'amafi ava mu nda ya nyina ako kanya ahita atangira koga. Twebwe umwana wacu nta n'igitekerezo cyo kugenda aba yari yakagira mbere y'umwaka umwe avutse. Avugisha ukuri. Gusa n'ubwo izi nyamaswa zose ziturusha kwigira mu kwihuta kwa buri imwe, nazo ubuzima bwazo bwose zitegekwa kuba ahantu hajyanye n'ibyo zikeneye gusa. Nk'urugero, imparage byayigora kuba mu mujyi wa Kigali, nyamara umwana wawe ufite umwaka umwe uyu munsi, nubwo ataramenya kugenda, ariko igihe azagendera azaba afite ubushobozi bwo kuba yatura i Kigali, muri Alaska, i Moscow, mu butayu bwa Sahara cyangwa se no ku kwezi. Ngiki kintu gituma ubwonko bwacu budukerereza mu gutangira kugenda no kwigenga muri byose. Abantu bafite ubushobozi bwo kwisanisha n'aho bageze hose uko haba hameze kose. Byose biterwa n'uko ubwonko bwacu bukura kandi bugatera imbere bushingiye ku byo nyirabwo abamo. Abantu bose iyo bakigera ku isi baba basa n'aho bateguriwe cyangwa se bategetswe gukora imirimo imwe n'imwe ntawe uyibategetse, bikizana byonyine. Iyi mirimo ni nko kuvuga ndetse no kwiga ururimi runaka cyangwa se kwigana uburyo bwo gutanga ubutumwa hakoreshejwe isura. Ibi ni nko kwicira umuntu ijisho. Umwana w'umuntu avuka ubwonko bwe butararangiza gukura. Niyo mpamvu nyuma yo kuvuka k'umwana w'umuntu hahita hakurikiraho igihe kirekire cyo kwiga. Nta kindi kinyabuzima gikoresha igihe kinini mu kwiga nk'umwana w'umuntu. Umwana w'inkura iyo avutse, ubushobozi bwe buba buhagije ngo yitunge. Icyana cy'inkura kivuka cyihigira, mu gihe ku bantu ubunararibonye n'ubuzima babamo cyangwa se ibyo bita experience ari byo bitwigisha ibizatubeshaho. Tuvukana ubwonko budakomeye tugenda duhindura uko tubishatse buhoro buhoro. Hari abantu bavuga ko ubwonko bw'umwana muto buba bufite ibyo bita mu Gifaransa plasticité, kuba ikintu cyoroshye ku buryo wagihindura ukakigira uko ubishatse mu birebana n'isura. Iyi plasticité niyo imufasha gukura, kwiga no kwisanisha na buri gihe ndetse n'ahantu ageze. Kugira ngo ibi tubyumve neza, biraza kudusaba kugereranya ubwonko bw'umwana muto ndetse n'ubw'umuntu mukuru. Abana n'abantu bakuru bose baba bafite utunyangingo two mu bwonko twenda kungana mu mibare. Itandukaniro riri ahandi. Ibintu bibera mu bwonko bw'umwana wawe w'imyaka 5 bitandukanye cyane n'ibibera mu bwawe. Mu bwonko bw'uruhinja rukivuka, utunyangingo twaho nibwo tuba tugitangira gutumanaho. Uko iminsi ishira, utu tunyangingo two mu bwonko bwe dutangira kujya twihuza ku muvuduko munini. Umwana iyo akigera ku isi, mu mutwe we buri segonda haba hirema ukwihuza gushya k'utunyangingo miliyoni 2, connection z'utunyangingo tw'ubwonko miliyoni 2 buri segonda rimwe. Mu bwonko bw'umwana w'imyaka 2, buri kanyangingo kamwe kaba gafite utundi miliyoni 15 bikorana, ni ukuvuga byihuza kugira ngo umwana ashobore gukora buri gikorwa cyose akora. Ni hafi inshuro 2 z'imikoranire hagati y'utunyangingo mu mutwe w'umuntu ukuze. Umwana iyo atangiye kurenga imyaka 2 y'amavuko, umubare w'inshuro z'ukwihuza k'utunyangingo mu bwonko bwe ugenda ugabanuka. Guhera aha, inshuro utunyangingo two mu bwonko bwe dukorana zigenda zigabanuka buhoro buhoro. Uko umwana agenda agabanya gukubagana no gukora ibintu byinshi hafi icyarimwe, niko connection cyangwa se imikoranire y'utunyangingo mu bwonko bwe igenda igabanuka. Mu gukura, umwana agenda yunguka ubushobozi bushya. Mu bwonko havuka imikoranire mishya y'utunyangingo, ibizakura ikagira ingufu nyinshi nubwo haba hasanzweho indi mikoranire y'utundi tunyangingo tw'ubwonko. Nk'urugero, kwiga gusoma birema mu bwonko bwacu imikoranire y'utunyangingo dushinzwe kwigana ibimenyetso bishushanyije. Ubwonko bwacu butabaye buzi gushushanya icyo ari cyo, ntabwo hazapfa umenye gusoma. Abantu batazi kwandika cyangwa se barimo kwiga kwandika, bandika nk'aho barimo gushushanya. Namwe mwese igihe mwigaga kwandika mwabikoraga nk'abarimo gushushanya. Kwandika inyuguti ugasa naho urimo uyishushanya. Ariko iyo wamaze kwiga kwandika, bituma imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko dushinzwe ibirebana no gushushanya ikomera cyane, maze bigatuma twandika twiruka cyangwa se tugasoma ku muvuduko munini cyane. Iyo bigitangira, utunyangingo tw'ubwonko bwacu tuba dukorana hagati yatwo muri rusange, ariko nyuma tugenda twiremamo udutsiko, ari nabwo umuntu atangira gutakaza connection cyangwa se imikoranire y'utunyangingo ubwonko bwe budakoresha.
circuit cyangwa se ukwihuza k'utunyangingo tw'ubwonko bw'abana twirema bitewe n'ibyo babona n'ubuzima banyuramo buri munsi. Gusa iyi si dutuye ntabwo itanga ibyo ubwonko bukeneye byose kugira ngo bukure uko bikwiye. Abana bamwe baba bafite amahirwe kurusha abandi. Turi mu 1989. Muri Rumania Nicolae Ceausescu yari akiva ku butegetsi. Muri iki gihe habarurwaga nibura abana batari munsi y'ibihumbi 170 baba mu bigo by'imfubyi. Abakiri bato cyane babaga mu byumba bafungiranye bonyine, bakirirwa barira kandi nta wundi muntu bahuraga. Charles Nelson yakoze ubushakashatsi ku bana babaga mu bigo by'imfubyi mu murwa mukuru Bucharest. Yemeje ko imiterere n'ingano y'ubwonko bw'abo bana babagaho nk'abafunze yagenwe no kuba nta muntu n'umwe ku isi wari ubitayeho. Charles Nelson usanzwe ari n'umushakashatsi muri kaminuza ya Harvard yemeza ko ibyo twiga ari byo bituma ubwonko bwacu bukura. Ubwonko bwacu kugira ngo bukure nuko bubona amakuru n'ubunararibonye ariyo masomo mu yandi magambo. Ibi iyo bitabonetse connection cyangwa se kwihuza k'utunyangingo tw'ubwonko ntabwo bikorwa uko bikwiye. Abana babaye mu bigo by'imfubyi bya Bucharest nyuma bagize ibibazo bikomeye mu kumenya kuvuga, kandi ubwonko bwabo bwasaga n'ubutarakuze. Babaga bafite udutwe duto ndetse biza kugaragara ko utunyangingo tw'ubwonko bwabo twasaga n'utunebwe, twihuzaga gake gashoboka. Nyamara babonye imiryango ibakira mbere y'uko bakwiza imyaka 2 y'amavuko, ubuzima bwabo bwo mu mutwe bwarongeye buba nk'ubw'abandi bana bose bakubaganye. Bigomba kuba ariyo mpamvu leta y'u Rwanda isaba ko abana bose barererwa mu miryango. Iyo ubwonko bubuze ubunararibonye cyangwa se experience, ni ukuvuga iyo umwana cyangwa se undi muntu atabona ibintu bishya, ubwonko bwe buba bunebwe kuko utunyangingo twabwo ntabwo turema kwihuza gushya. Utu tunyangingo tw'ubwonko ntabwo tubona amakuru ahagije kugira ngo tumenye utundi tunyangingo biri bukorane. Buri gihe iyo uvumbuye ikintu gishya, utunyangingo tuba twakoranye ngo ubashe kumenya no kubona icyo kintu gishya, tuba duhindutse abafatanyabikorwa hagati yatwo. N'ubutaha nubona icyo kintu bizaba ari akazi gakozwe na twa tunyangingo dushinzwe icyo kintu. Niyo mpamvu amavuta y'inka ahora ahumura uko ahumura nyine. Niyo mpamvu ibara ry'umutuku rihora ari umutuku, kuko utunyangingo tw'ubwonko dushinzwe kwerekana umutuku duhora ari tumwe. Iyo umwana adahuye n'abantu benshi ngo agire abamwitaho bamukorera ibyo adashoboye kwikorera, ubwonko bwe butinda gukura. Ibyo tubamo mu bwana bigira uruhare rukomeye mu kugena abantu tuzababo. Ibyo twanyuzemo bigena imiterere y'ubwonko bwacu, ariko ntabwo turi imbuto z'ibyo twanyuzemo gusa, kubera ko uko byagenda kose ubuzima twaba twaranyuzemo bwose, gukura k'ubwonko bwacu kugeza igihe kugakurikira inzira yako nta kindi gishingiweho. Hafi mu isi yose ingimbi n'abangavu bitwara kimwe. Abana b'imyaka 15 kuzamura kugeza muri za 20 baba bumva aribo bategeka isi kandi ko aribo beza kurusha abandi bose, yaba akize yaba akennye. Iki ni igihe aho ubwonko bw'umuntu buba burimo guhura n'impinduka zikomeye. Ubugimbi n'ubwangavu burangwa no kwisukiranya kw'imisemburo mu mubiri, ari nabyo bituma umubiri uhita uhinduka cyane. No mu bwonko naho isaha y'impinduka iba yamaze gusona. Impinduka zo mu bwonko zo ntabwo zigaragara inyuma ku mubiri, ahubwo zigaragarira mu myitwarire. Ingimbi n'abangavu ntabwo babona isi nk'abantu bakuru, nta nubwo bayibona nk'abana, yewe bayibona ukwabo bonyine. Gusa ntabwo ari amahitamo yabo, ndetse nta nubwo baba babishaka uko nguko, ahubwo ni ingaruka z'impinduka ziba zirimo kuba mu bwonko bwabo. Dr. David Gelman ni umunyamerika w'umwanditsi akaba n'umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Yashatse kumenya imikorere y'ubwonko bw'ingimbi n'abangavu ubugereranije n'ubw'abantu bakuru, maze afata imashini ireba mu mutwe w'umuntu ikareba imikorere y'ubwonko, ayipimisha abakorerabushake bemeye kwicara mu idirishya ry'inzu iri ku muhanda ahanyura abantu benshi, bicara hahandi ubona abacuruzi b'imyambaro bayishyira ku buryo buri wese ayibona. Umuntu yarahicaraga akahamara umwanya, abahisi n'abagenzi bamunyura imbere ku buryo banamwibazaho, kuko aho hantu ubundi hajya amakanzu n'amakositimu agurishwa. No kuri icyo kirahuri inyuma hari handitsweho ngo regardez-moi cyangwa se ni mu ndebe, ariko ukorerwaho ubushakashatsi we ntabwo yari abizi. Umuntu wa mbere wemeye kwicara aho ngaho yari umuntu mukuru. Icyuma cyapimaga imikorere y'ubwonko bwe
cyagaragazaga ko ubwo abantu bamurebaga igipimo cyo guhangayika no kubangamirwa mu bwonko bwe kitigeze gihinduka. Kuba abantu baramurebaga ndetse bamwe banamuseka nta kintu byari bimubwiye. Igipimo cyo kubangamirwa kwe cyari hasi, cyazamukagaho gato kuko hari abantu bamurebaga, ariko umuhangayiko we ntabwo wiyongeraga na gato. Uwa kabiri wakoreweho ubu bushakashatsi yari umwangavu. Kwicara mu kirahure aho abantu bose bamureba byazamuye umuhangayiko no kubangamirwa mu bwonko bwe nk'aho ari mu bibazo. Umuvuduko wo gutera k'umutima we waratumbagiye, cyari ikimenyetso cy'uko ahangayitse cyane. Twese ntabwo dukunda kuba imbere y'abantu barimo kutwitegereza tutazi icyo badutekerezaho, ariko ku ngimbi n'abangavu bo ibi ni ibindi. Kubera iki? Igisubizo wagishakira mu gice cy'ubwonko cyitwa cortex préfrontal médian. Ni igice giherereye mu mutwe ahagana imbere mu ruhanga. Iyi zone y'ubwonko niyo ishinzwe ibyitwa conscience de soi, kwimenya, ukamenya ko uriho ndetse ukamenya ibikubaho buri kanya. Utunyangingo twaho dutangira akazi iyo habayeho ikintu kiri bubyutse amarangamutima aturutse ku kintu kirimo kukubaho. Iki gice cy'ubwonko kiba gifite akazi kenshi iyo tukiri ingimbi n'abangavu. Kiba gikora cyane bikabije ku bantu bafite imyaka 15 y'amavuko. Ku ngimbi n'abangavu imibanire n'abandi bantu ibyutsa amarangamutima yabo ku rwego ruri hejuru. Kuri bo imibanire n'abandi ishingiye ku ishema n'ikuzo, isoni n'ikimwaro. Nibyo bintu bibi kurusha ibindi bishobora kubabaho. Iyo ari ahantu atazi icyo abamureba bamutekerezaho, ubwonko bwe buzamura umuhangayiko. Aba ari mu bibazo bikomeye kurusha ibindi yigeze gukemura. Ushobora kumva bigutangaje, ariko bashobora kumara iminota 30 barimo gutekereza uburyo ejo bazanyura mu mujyi kandi bakahanyurana umucyo. Imikurire y'ubwonko bw'ingimbi n'abangavu ifite izindi ngaruka zikomeye ku myitwarire yabo. Uduce twa cortex préfrontal